Kristo Yesu ashimwe. Bene data, Uwiteka bishimire kandi mukomeze kugira umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Karibu mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turacyari kwiga ku migani ya Salomo, aho tubonamo amasomo menshi kandi atugira umumaro muri ubu buzima bwa none, aho twihugura kugira ngo dukomeze tugire ubwenge buva ku Mana, twe kuyobywa na Satani uri kuyobya benshi muri iyi minsi ya nyuma y'imperuka. Reka rero uyu munsi tuvuge ku kintu twita ubucuti, cyangwa se uko inshuti z'iki gihe zimeze. Muri iyi minsi usanga umuntu agushaka, hari icyo agushakaho, ugasanga umuntu amaze urugero umwaka, hari n'abamara imyaka 2-3 atakuvugisha, ariko ni urugero wenda yagira serivisi ashaka gushakaho, ukabona telefone ye, ukabona araguhamagaye ati ndagushaka, ati narakubuze, kandi ubizi neza yuko aza ahuba, mujya muhura ndetse mu muhanda wenda ukamubona batakubonye, ariko ukumva rwose akugirira urukundo rwinshi kubera wenda serivisi agushakaho. Ukibaza urwo rukundo rukakuyobera, mwazajya guhura ukumva icyo agushakaho, ukumva ariko ko ari cyo yaguhamagariraga. Ubundi ukabona umuntu afite inshuti nyinshi pe. Ukabona hari abantu bahorana buri weekend, hari abantu bahorana buri mugoroba, abo ngabo basoma ku gacupa, ukabona agira abantu bahora basangira agacupa buri mugoroba kubera ko yakabonye, ariko yazabura amafaranga yo kukagura bikarangira za nshuti zose atazibonye. Ubundi ukagira inshuti kubera yuko wenda muhuje akazi, kubera yuko wenda muhuje ikintu runaka muri gukora, muhuje business, ariko wahomba cyangwa wabura akazi, b'abantu ukababura. Kandi izo nshuti akenshi iyo muri kumwe rwose zikubwira ko uri umuntu mwiza, nta kintu kibi zishobora kukuvugaho, ndetse ibi bintu ntabwo biba mu buzima busanzwe gusa, ahubwo biba no mu bantu bavuga yuko bari gukora umurimo w'Imana, mu bantu bitwa ko ari abakristo, mu bantu bitwa ko bari mu rugendo rujya mu ijuru. Ugasanga abantu barasengana, bafatanya umurimo w'Imana, ariko ugasanga hari abantu batikozwa, hari abantu batagira aho bagendana kubera yuko nta kintu nyine bafite. Ariko ugasanga umuntu niba afite akazi keza, niba afite business nziza, ushobora kumubwira uti nguriza 500 aho ngaho agahita biguha, ugasanga rwose afite abantu benshi bagendana. Cyangwa se niba ashobora kuba yafite connection yatanga ku bantu, ugasanga benshi baramushaka, benshi babaye inshuti ze kandi baranamutaka cyane, ariko yagira ikibazo gatoya ugasanga bose bamuvuyeho, kandi ni mwene se basangiye Kristo, basangiye gucungurwa. Ariko ugasanga nuko bimeze no mu nzu y'Imana. Ndetse wasanga yagize ikibazo runaka mu mibereho, ugasanga noneho abantu batangiye no kumuvuga amagambo atandukanye mabi. Uriya muramuzi, uriya burya uramuzi, nuko ateye, ntago wari umuzi. Bandi yagiriye neza nibo bari kumuvuga nabi. Uwo rero ni umuntu, uwo nguwo ni umuntu, ni umuntu, niyo kamere y'umuntu. Kuko nubona abantu bose bakuvuga neza, ugira ikibazo, kubera yuko nta muntu buri defo, nta muntu buri kosa. Nusanga umuntu rero yitwa inshuti yawe, aho ahora kubwira ubwiza bwawe gusa, adashobora no kukubwira ikosa ukora ngo basi wikosore, adashobora no kubwira imyitwarire ujya ugira ngo uyikosore, kandi nawe koko hari igihe ujya uzi yuko iyo myitwarire uyigira, menya yuko iyo ngiye atari inshuti, ahubwo iri kugushyeshyenga. Mu migani 19 umurongo wa 6 haravuga ngo benshi bavuga amagambo ashyeshya imbere y'umunyabuntu, kandi umuntu wese akunda utanga. Buriya umuntu ugira ubuntu akundwa na bose, ariko ubuntu iyo yabuze ibintu byo gutanga, abandi bamukunda bamuvaho. Nta muntu udakunda umuntu agira icyo akuraho,
ariko umuntu utagira icyo bamukuraho nta nshuti agira. Umunyarwanda yaravuze ngo ukize baraza, ukize baraza. Iyo ufite ibintu abantu barizana, ntabwo uri gushaka inshuti, ariko bibure gatoya, kena gatoya, urabo bireba abantu barahita babura. Abantu barahita babura, uyoberwa ahantu banyuze, za nshuti ubura aho zinyuze. Nuko nguko umuntu ateye. Bene data rero, reka twirinde, tugire ubwenge. Ntago mbabwiye ngo mube abanyabugugu mwe gutanga, ariko menya abo ugendana nabo, menya inshuti ufite, ushungure urebe koko inshuti nyanshuti. Kuko niba mfite idefo runaka, niba mfite ni urugero wenda nkatwe abakristo, niba mfite urugero icyaha cyambase, ukaba witwa kuri inshuti yanjye, ukaba uzi yuko njya nkigwamo, ntumbwire uburyo nshobora gusohoka muri icyo kibazo, ntumbwire uburyo nshobora gusohoka muri icyo cyaha, kandi ugakomeza ukitwa kuri inshuti yanjye, ugakomeza ukicara yuko tugendana, ubwo bucuti ntaho bwaba bushingiye. Gerageza rero urebe neza inshuti ufite, niba hari serivisi ugitanga, niba hari ikintu abantu bagukurikiraho, gerageza gakeya ugihagarike urebe ko abo bantu bazakomeza kubaho ngaho. Byanze bikunze uzabona inshuti iyo ariyo. Nakugira inama rero yo kugira inshuti nkuru nka Yesu Kristo, kubera yuko nugira inshuti nka Yesu ntabwo izagutererana, ntabwo izakuvugavuga, ntabwo izakuvaho, kandi Yesu ni inshuti ikugira inama, mugendana umunsi ku munsi, mubana igihe cyose, mu bibi mu byiza. Ariko umuntu w'inshuti hari igihe uzageraho ntumubone, umuntu w'inshuti hari akaga uzageramo umubure, kandi ntago muzahorana ibihe byose. Gira inshuti nka Yesu rero, kuko azaguha Mwuka Wera akugira inama birushijeho, akwereka aho wakosheje, akwereka aho uri kugenda nabi, akwereke n'inshuti nyanshuti uzagendana nazo n'izo uzareka. Nta nshuti nziza nka Yesu muri iyi si, ariko umuntu we ni mugari. Iryo somo rifate kandi utangire kureba neza, ejo utazisanga warizeye abantu kurenza uko wagira inshuti nka Yesu Kristo wagupfiriye akakwitangira. Turagushimiye Mwami Imana kubw'ijambo, tugushimiye kubw'impuguro. Ndakwinginze kugira ngo ugenderere bene data, ubereke uko bagomba kwitwara, ubereke abo bagendana nabo, bareba b'umumaro bashobora kubageza imbere muri uru rugendo rugana ku bugingo buhoraho, aho kugira ngo bahore bizera babashyakenga, ahubwo bishingikirize kuri Yesu, bumve inama bagira, basabe Mwuka Wera, bagendane nawe ibihe byose, kugira ngo be kuzaba deceived, be kuzaba kuzayoba, be kuzaregreta ibyo bakoze cyangwa se abo bizeye igihe cyangwa se amazi yararenze inkombe. Uwiteka rero reka bagirire neza, Uwiteka reka abahe Mwuka Wera kugira ngo mubashe gusobanukirwa, mubashe kubona ibitaboneshwa aya maso, kugira ngo umunsi nugera mutazavuga ngo ese byagenze gute. Uwiteka bagirire neza, mahoro y'Imana abane namwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, yombi basabiye. Amen.